ni umukobwa ukunzwe cyane yaba mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yarwo, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho aherutse gutegura igitaramo kikaba cyarabereye i Kigali ahazwi nko muri Nirac. Iki gitaramo yakisenyigisha maze abavuye imihanda bose bakakitabira ari benshi. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, byinshi nize ko nkwiriye gukora cyane, ubundi namenye ko burya mu nkunda mutaba mumbeshya. yagarutse ku ijambo ashimira abitabiriye icyo gitaramo ngo mwarakoze kutantenguha. Uwo tubabwira nta wundi ni Vumiliya, wavukiye mu karere ka Huye mu murenge wa Maraba, mu muryango w'abana 6, akaba ari we mfura iwabo. Akaba yaravutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu 1997 nibwo iwabo bibarutse umwana, maze bamwita izina ryiza cyane ryitwa ngo Mfitimana Vumiliya. Yaje gukura nk'abandi bana bose, ndetse igihe cyaje kugera ajya muri korali y'abana, aho yaje guhabwa inshingano yo gutoza abana bagenzi be babanaga muri korali, ariko kandi mwarimu wabatozaga akabasaba ko buri wese yagenda agahimba indirimbo bazaririmba. Barayikoze, abantu barayikunda, ngiye sinari nzi n'ibyo ari byo cyane, kuko urumva nta gahunda yo kuvuga ngo ndabe umuhanzi yari ihari. Vumiliya yaje kugera mu rugo maze akora mu nganzo ahimba indirimbo, aho iyo ndirimbo ya mbere yayihimbye afite imyaka 8. Avuga ko indirimbo ya mbere yakoze yitwa Impanda y'Imana. Avuga ko iyo ndirimbo yakunzwe cyane, maze producer akamusaba kuba yagaruka bakazakorana iyindi. Vumiliya yaje kugaruka maze bakorana indirimbo yise Nzahura, ndetse n'indi yise Hari Yesu Wita Kubi. Mu by'ukuri Vumiliya avuga ko izi ndirimbo zikorwa nta gahunda yo kuba umuhanzi yari afite. Uko iminsi yagendaga ishira, yagendaga amenywa n'abantu benshi, kuko umunsi yaririmbaga bwa mbere yari mu cyo bakunda kwita amavuna mu itorero ry'Abadiventiste, akaba yarabereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Rwoga. Kuva ubwo yatangiye kujya aririmba ahantu hose bamutumiye muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Mu rugendo rurerure yari atangiye, yagiye ahura n'inzitizi nyinshi, aho ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2022 nibwo yarokotse impanuka ajya kuririmba aho bari bamutumiye i Rusororo. Avuga ko yarenze umuhanda akagwa, ariko Imana ikamurinda. Si niyo mpanuka yonyine yakoze, kuko ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2 2023 nabwo yarokotse impanuka yabaye ajya kuririmba mu karere ka Karongi. Vumiliya avuga ko yabonye Imana mu rugendo yari arimo rwo gukora umuziki, kandi ko azakomeza gukorera Imana nk'uko yabitangiye, agashyiramo imbaraga, umuhati. Akaba avuga ngo niba mvuga ijambo rito rigahumuriza abantu, icyo nsaba Imana ikomeze impe imbaraga, ubushobozi, kugira ngo indirimbo zanjye zikomeze zomore imitima y'abantu benshi. Mu ndirimbo ze zakunzwe n'Abanyarwanda ndetse n'abatuye hanze y'igihugu, ndetse cyane twavuga ko ari hafi isi yose, turasangamo indirimbo Numpa Umugisha, Unyibutse Gushima, Izahabu, Munyamibabaro n'izindi zigiye zitandukanye. Ndetse sinshidikanya ko izi ndirimbo zituma uzumva asabana n'ijuru. Uyu munsi akaba ari umukobwa wubaha Imana abinyujije mu bihangano bye, ndetse nuko agaragara mu myambarire yaba n'imisokoreze. Mu rugendo umusore cyangwa umukobwa anyuramo yifuza byinshi, harimo no kuba yagira umuryango. Vumiliya nawe ibyo byifuzo ndetse n'inzozi yarabihoranye, aho Imana asenga kandi yiringira, aho yaje kumuhuza n'umusore yakunze muri benshi. Ni kenshi cyane yagiye agaragaza ifoto y'uyu muhungu, ariko abageragezaga kumubaza akababwira ko ari uncle we, gusa abakuru cyangwa abareba kure
bo barabibonaga ko ari umukunzi we. Burya koko ngo icyawe ntaho kijya, kuko uyu musore uyu munsi ku itariki y'amavuko ye nibwo yambitse impeta nk'ikimenyetso cyerekana ko yemeye neza ku mugaragaro ubusabe bw'inshuti ye magara, maze asaba Vumiliya kuzamubera inshuti ye y'ibihe byose mu gihe asigaje ku isi, ndetse kandi akifuza ko Vumiliya yazamubera mama w'abana be. Vumiliya nta gushidikanya, nta kuzuyaza, yaje kubyemera maze yambikwa impeta nk'ikimenyetso cya fiançailles cyerekana ko abyemeye, harimo no kuba yagira umuryango nk'uko abandi bose banyura muri ubwo buzima. Uyu muhanzikazi ndetse n'umuramyi tubibutse ko ari umukobwa usengera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, akaba aririmba indirimbo zikora ku mitima ya benshi, ndetse aho vuba aha ari buze kuba yasohora cyangwa yatangaza indirimbo ye yise Umukiranutsi. Burya ngo ntawakoreye Imana wikoreye amaboko, kandi dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Icyo dusabira Vumiliya mu rugendo atangiye, twamubwira tuti ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe ko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Nibyo koko ngo akaryoshye ntabwo gahora mu itama. Nshimiye wowe ukomeza kunkurikirana kuri channel yanjye yitwa Anne TV Show. Nkaba ngusaba kuntera inkunga muri bwa buryo bwa subscribe, share and comment. Icyo uzajya ugenda ubona kikuryoheye ujye wandika muri comment, maze turusheho kugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye.